Bakunzi ba Miraj TV show ndabasuje muri hose mu mpande z'igihugu ari mu majyepfo amajyaruguru ibasarazuba n'urengera bwaryo muri abantu b'agaciro kandi bo kubahwa murabizi neza twabanye mu bihe bitambutse dukora ama video yo kuzamura impano dukora du challenge dukora ibindi bintu muri rusange biteza imbere umuryango nyarwanda na societe nyarwanda ariko harabaye imbogamizi ibikoresho barabyiba badukubita hasi nazaza kadukubita hasi bakaduhonyora kugira ngo ntabwo tuzongera kuzamura umutwe ariko amakuru meza n'inkuru nziza nuko ubungubu ibikoresho byabonetse habonetse indi kamera nzajya nkoresha kandi nayo ifite ubushobozi bwo gukora ibintu byiza kandi bifite quality. Niyo mpamvu rero ngushishikariza uracikanwe we wajya kuvuga ngo Miraj kutagikoresha abantu Miraj ko tugitwereka urukundo ubu kakemutse byarangiye ubungubu ndahari ku bwanyu wowe ufite impano wonye video wowe ufite icyo kugaragaza rubanda haba ari ibiganiro muri rusange bifite itafari byashyira ku societe nyarwanda. Welcome back murakenewe cyane mugaruke twongere dukore ibiganiro byiza kandi byubaka waba ufite impano runaka ushaka kugaragaza rubanda waba ufite igitekerezo cyagiye itafari gishyira ku societe nyarwanda uratumiwe ahangaha niho iwawe ntugomba gukora ibiganiro byawe kandi ntugomba kuzamurira ubumenyi bwawe umunsi ku munsi. Rero niyo mpamvu gusaba wowe uri hirya no hino wo mukunzi wanjye cyangwa ubonye bwa mbere ko wansangiza abawe nkundira abantu kandi unankundisha abawe ndagushishikariza ko wakora subscribe try kora like share and comment kandi ugasharinga ibiganiro byanyu nyine ku bantu bawe bose kugira ngo umunsi ku munsi tubashe turayizinga tugere ugasonye. 3, 2, 1. I'm here for you guys. The guy has been shooting beautiful videos for you guys. It's the chopper, he edits everything and associates the video and the voices. Look at the move, look at the focus.